Hello guys, nizere ko mukomeje kugubwa neza muri aka kanya. Muri video rero tugiye kwereka uburyo wabona abasubscribers benshi mu gihe gitoya. Ku bantu b'abatangizi cyangwa se n'abamaze kugerayo ariko bakeneye kongera subscribe, nabo niwo mwanya kugira ngo bakoreshe ubu buryo bongere ibyo bagezeho. Abatangizi nabo bakomerezeho bagere kwa subscribers 1000, 200, 2000 ndetse no kuzamura, ndetse waboneremo n'icyitwa watch time kigufasha kugira ute kuba wakora monetization. Tudatinze reka tukwereka ahantu hanyaho wagira ute wakura abo ba subscribers. Ntibisanzwe ugafata telefone yawe ujye kuri Google Chrome, then umara kugira muri Google Chrome usacingemo website, wandikemo wa3 akadomo gatari Fred. Urabona iyi website ya mbere, iyi ngiyi niyo wagira ute niyo urahita ugira ute usacinga iyi ngiyi wa3 akadomo gatari Fred akadomo com. Then numara kwifungura urahita uza hehe, urahita uza ahangaha kuri link ya mbere. Then numara kuzaho urute uyifungure, numara kwifungura tugira kuri dashboard imeze uku nguku. Uko bikorwa rero ni gute? Icya mbere ushatse wareba iyi video ya mbere, iyi ngiyi igaragaza uko wabona aba subscribers 1000, ushatse wayireba, cyangwa se reka dukomeze muhereke uburyo wahita ubikora mu buryo bwihuse. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, urahita uza hano hari account. Urabona hano handitse account. Ahangaha muri runo ruhande rw'iburyo, then uhakandeho uhita ukora icyo bita login mu gihe wagize ute wafunguye account. Ariko kubera bwa mbere uhageze, urahita ukora register, uyandikishe, ushiremo username, ushiremo email, ushiremo na password yawe. Then umara kubikonfirma ugaruka hehe hano kuri dashboard yawe kuri home. Then icyo ugomba gukora, urahita uza scrolling uzamuka, urahita ubona video zihari. Kugira ngo ubashe kubona aba subscribers, bisaba kugira ngo nawe hari subscribe watanze kubanjirije nyine basizemo amalinki. Bisaba kuba ufite subscribers zingahe, kuba warakoreye subscribers abantu 10 cyangwa se kuzamura. Aho urebera rero abantu wagize ute wakoreye subscribe, ahantu urebera ni hehe? Urabona hano handitse your progress. Ahangaha niho urebera abantu maze guha subscribe, kugira ngo nawe ubashe kwemererwa gushiramo link yawe kugira ngo bayibone nawe baguhe subscribe. Nkwibutse ko kugira ngo ushiremo link ya video yawe bisaba kuba waratanze subscribe byibuze ku bantu 10 kuzamura, nyine nkuko twari tubivuze hambere. Ahangaha kuri your progress niho ugirute niho ubirebera. Urabona twari dufite abantu 10 tumaze kuziha, ubwo 10 ni 10 ku 10 kuko kubibona ahangaha. Ahangaha tumaze kuyiha abantu 10. Ubwo kuba hari task uba ufite ku munsi, uba ufite guha subscribers abantu 10. Nawe rero mugihe wamaze kurenzaho, wamaze kuziha abantu 10 kuzamura, uba wemeye gushiramo link ya video yawe. Noneho link yawe uyishira hehe? Uyishira hano handitse your channel, post your channel. Ahangaha niho uyishira ahangaha, then ukagirute ukayishiramo, kuko twebwe tutari twemererwa kuba twashiramo iyo post. Ariko nyine urabona biregereje, nituba twemererwa gushiramo ya link ya video yacu, natwe izahita igirute izahita iza hano. Nkuko uri kubona izi video z'abandi zihari gutya, izi ngizi zihari, nawe video yawe izahita iza hano. Niza hano rero, nawe abandi bantu bazaza bashaka subscribers bazategekwa kubanza bareba ya video yawe guhera ku masegonda 40 kugeza ku munota byibuze. Urumva uboneramo subscribers icya mbere, icya kabiri ukaboneramo icyitwa watch time. So urumva aka kantu
bitari ngombwa yuko ngihererana kugira ngo ndamenye njyenyine, ahubwo nawe ni wo mwanya kugira ngo ubimenye ubikore kugira ngo channel yawe ibashe kugira ute kuba wayizamura vuba, ndetse ubone n'ayo masaha kuko urabizi kubona amasaha nakasamutwe. Ikindi mo hano ku bantu beditinga harimo tip bagenda batanga, urabona urakanda hano kuri tip. Okay, ahangaha handitse tip, urabona harimo tip za editing, urabona harimo comedian sound. Okay, ubwo ni ku bantu bakora ama comedy, harimo sound bagira ute bakoresha zigiye zitandukanye. Izi zose ni sound zirimo, nubwo tutari kuziplayinga ariko izi ni sound. Kuzikuraho wakwestara iyi application iri hejuru, then ugakora ukagenda ukora download. Ikindi kirimo hari voice enhance, hari uburyo uba warikodinze sound yawe ariko hakaba harimo ibintu bya waves cyangwa se ibintu by'umuyaga ukuntu. Iyi tip basizemo urayifungura ukauploadingamo ya audio yawe warikodinze ariko itameze neza, noneho sound ikaza imeze neza nk'iyo wakoresheje microphone zigezweho. Ikindi urabona harimo indi tip ya gatatu ya background remover. Iyi background remover ikoreshwa kuba wafatiye ifoto ahantu ukabona ntabwo hishimiye, ukabona hasa nabi. Iyi background remover rero igufasha kuba wari movinga iriya background ya mbere ya original ugashiraho indi background ushatse. Ikindi kandi hari ikindi kintu waba ukeneye kubabaza se utari kumva, urabona hano hari WhatsApp, ugira ute uyikandaho, then wayikandaho ugira ute ugahita ugera kuri account yawe ya WhatsApp Nyagatare Fred, ugahita ugira ute ukabandikira, then wamara kubandikira bakagufasha nyine ku kibazo bababajije. So guys, nimba hari icyo kubona iyi video igufashije kuba wamenya uburyo wazamura aba subscribers bawe, watch time yawe n'ibintu bigiye bitandukanye, niko kanya kugira ngo ubashe kuba wakoresha iyi service. Ciao reka tuze kubana muri video ziri imbere. ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga.